Loti ntago yasize umugore we, ni batanu. Abo bantu rero uko ari batanu, Umwuka Wera yabamishuriyeho uburyo babayeho, inzu zabo ziri mu busa. Umwuka watera ni umwuka w'abantu bahagurutse muri Egiputa, cyangwa bahagurutse bafite ibimenyetso bisa n'ibyo abantu bavuye muri Egiputa, bisa n'ibyo abantu bavuye mu byaha, ariko bahagurukana ibigirwamana byabo. Bava muri Uriya Bakarudaya, ariko Uriya Bakarudaya ntiyabavamo. Basiga bavuze ngo turagiye, dukurikiye Aburahamu wavuganye n'Imana, ariko ntibasiga imitima iramye ibishushanyo, cyangwa se imitima isenga ibindi bigirwamana. Bene abo ntago bajya batinda mu nzira, bagwa mu nzira. Abo turi kumwe, amen. Bene abo ntago bajya batinda, bagwa mu nzira. Murabyibuka ko Tera yaguye mu nzira, ntago yageze aho Aburahamu yajyaga, yaguye mu nzira. Petero ahaguruka mu muhamagaro wo kwitaba Yesu, yahagurukanye ibintu bibiri bikomeye. Yahagurukanye inkota, ahagurukana n'inarige. Inarige cyangwa se ibyo yari yiyiziho ko ari umunyembaraga, ibigaragara imbere n'ibitagaragara. Yari afite inkota iboneshwa amaso y'umubiri, ariko hakaba hari n'ibindi bintu byari bimurimo byo kwitwa umuzerote, yumva yarwana kandi akanica. Ariko Yesu arambwira ngo Petero, si uko umuhamagaro wanjye umeze. Uwicisha inkota azicishwa indi, subiza inkota mu rwubati, kuko urugamba si urw'umubiri ahubwo ni urw'umwuka. Abanyumvise twese, amen. Bene abo bantu bahagurukanye Umwuka Watera, bagira ibindi bintu bishingikirizaho. Ntiyatinya kuririmba ajya kuraguza, ntiyatinya gucuruza afite izindi imbaraga zimushyigikira, ntiyatinya kwiga afite ibindi bintu bimufasha. Ni ibintu nyine bifasha umuntu witwa ko ari umuntu w'Imana, aba no muri iyi nzu yubatswe n'intoki z'amaboko y'abantu, ashobora no kuba akora imirimo y'Imana, yitirirwe y'Imana, ariko agifite uwo Mwuka Watera. Bene aba bantu ntibagerayo, bagwa mu nzira. Umwuka wa kabiri ni umwuka wa Loti. Loti ni abantu bahagurukiye mu muhamagaro w'abandi. Baravuga ngo Imana ya runaka ntizambera Imana. Baranasesera, barihangana, bagera no mu mirimo, bagera n'ahantu heza, bafite amazina akomeye, bashobora no kwamamara, ariko barahagurukiye mu muhamagaro w'abandi. Uzi ikimenyetso cy'aba bantu? Imana ivugana n'abo yahamagaye we ikabatumaho. Ivugana na Aburahamu, Loti akagendera muri uwo munyenga w'uko Imana yavuganye na Aburahamu. Ikimenyetso kizabakwereka ni abantu bahitamo iby'isi gusa, banezezwa n'iby'isi gusa. Ibintu byabo ni ukubaka amazina, ni ukumenyekana no kugira icyubahiro. Mbese bahitamo imidugudu inetse, bahitamo ibibaya binetse birimo urwuri. Ni abantu bakunda ubuzima bworoshye gusa, iyo bavuzwe bumva babivamo. Iyo hagize intambara zibazaho bumva basubira inyuma, batunzwe n'amasezerano y'abo Imana ivugana nabo buri munsi. Uyu mwuka wa Loti ni abantu bakunda ibyo Imana ivuga ariko batazi aho ivugira. Banezezwa nuko Imana yahamagaye Aburahamu, bakanagendana nawe bishimye, ariko nta na rimwe barasaba Imana ngo ibihishurire. Jye ninginga Imana ngo ikwereke umwakire nawe niko jye ninginga Imana aba babayeho nka Aroni, ni abafasha ba Mose. Mose ajya kuvugana n'Imana, Aroni agasigara mu ihema, akazamuha raporo y'iby'Imana yavuze, kandi kwigererayo biroroshye. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo nzaguha ugufasha kuvuga kuko utazi kuvuga. Ni abantu bahindutse amaboko y'abakomeye, kandi nabo gukomezwa byakunda, bakomera. Ni abantu rero bibereyeho gutyo gusa, batunzwe n'amasezerano y'abavuganye n'Imana, ariko icyampa uyu munsi ugahishurirwa Yesu. Bubakiye ingo ku bagabo babo basenga, bo gusenga bumva ntacyo bibabwiye, ngo sheri wanjye arasenga, wasenze nawe. Ngo mama wanjye arasenga, senga nawe. Ngo papa yarasenze, senga nawe. Ntabwo ibyo Imana yavuze kuri so ari byikuvugaho. Abanyumvise, amen. Umwuka wa gatatu w'abantu baba mu nzu y'Imana ni umwuka wa Mukaroti. Umwuka wa Mukaroti uratangaje cyane.
ni abantu bahagurutse bameze nk'abavuye mu byaha ariko imitima yabo iguma mu isi. Abantu bahagurutse babwira Imana bati turaje natwe turagukunda kuko twasezeranye ivangamutungo n'abacu ntabwo twasigara inyuma. Umwuka wa Mukaroti ni abantu baba mu nzu y'Imana ariko imitima yabo iba mu isi. Uzababwirwa n'ibyo bambara, uzababwirwa n'ibyo banywa, uzababwirwa n'ibyo barya. Hari ibimenyetso byinshi bibaranga. Imitima yabo ikunda isi cyane ku buryo n'Imana ibabwiye ngo nibahungire ku musozi. Babwira Imana ngo ntabwo twasiga inka zacu n'ihene, ntabwo twasiga amashuri yacu na diplome, ntitwasiga icyubahiro. Oya, barahindukira bakareba inyuma kuko bavuye mu isi, isi ntiyabavamo. Ni abantu bahora bareba ibyo mu isi. Ariko Pawulo yandikira Abafilipi yabwiye ngo ariko twebweho Imana ishimwe, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza akazava. Imana ihabwe icyubahiro. Ni abantu batareba isi gusa, isi bayibamo nk'ahantu Imana ibatuje kugira ngo basohoze umugambi w'Imana, ariko isi ntibaherana ngo ibahindure ibikoresho byayo. Abo baramaramaje rwose kujya mu ijuru. Dukomere Imana amashyi menshi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Yesu ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Tuzamure ibiganza duhoberane mu izina rya Yesu. Haleluya. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wa hano. Imana ingiriye ubuntu bukomeye bwo guhagarara imbere y'abera kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ngaha ahantu ntajya amenyera, ngaha ahantu ntajya ntinyuka, ahantu hakomeye. Ngo wa 43 Matayo 12 murongo wa 43. Dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 12 murongo wa 43. Aravuze ngo dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa ikubuwe iteguwe, niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi, niko bizaba kuba iki gihe kibi. Amen. Dusome mu rwandiko rwa 2 Petero yanditse igice cya 2 umurongo wa 20. Rwandiko rwa 2 Petero yanditse igice cya 2 umurongo wa 20. Pardon, urwandiko rwa mbere kabiri 20. Haranditse ngo niba kumenya Yesu nibyo. Urwa 2 rwa Petero 2:20. Dusome mu izina rya Yesu, ni page ya 242. Aravuze ngo niba kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona maze bakongera kubyizingitiranyirizamo bikabanesha, ibya nyuma byabo biba birushije ibya mbere kuba bibi. Icyajyaga kubabera cyiza iyo aba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya bakareka itegeko ryera bahawe. Ibyabasohoyeho n'iby'uyu mugani ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo, kandi ngo ingurube yuhagiwe isubiye kwigaragura mu byondo. Dusoreze mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, niho ndi busoreze igice cy'icumi. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 37. Rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 10:37. Aravuze ngo
haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amen. Muranyikiriza mwese amen. Iteraniro ryose munyikirize amen. Umwami yampaye amagambo ngo tuyaganire, kandi nagize umwanya uhagije wo kubaza Yesu icyo iteraniro ry'uyu munsi mu Gatenga bakwiriye kumva. Nkuko nabivuze, tuba tuvugira umugabo uzi kwivugira kandi ushoboye imitima yose. Hanyuma ampishurira cyangwa se aya magambo ngo tuyaganire, afite intego ivuga ngo ibya Yesu ntibikwiriye kugufataho, ahubwo bikwiye kukubamo. Ibya Kristo si ibintu bifata ku muntu ngo bimurangireho. Ntabwo ari ibintu biba ku muntu nk'ibintu by'inzaduka bidafite agaciro, bidafite garanti, bifite igihe byakorewe ariko bikagira igihe birangira. Oya, ibya Yesu ni ibintu biba mu muntu bikamuhindukira ubuzima. Haleluya. Agakiza, kumenya Kristo, kumwizera, ntabwo ari ibintu birangira. Si umurimo ukorwa umunsi umwe ngo uba urarangiye, ahubwo ni ibintu biba mu muntu, umuntu agasa nabyo, akabaho nkabyo, akagenda nkabyo, akavuga nkabyo. Abamubonye bakavuga ngo uyu muntu kuko ibya Yesu bimurimo. Twese amen. Dusomye ijambo riravuga ngo dayimoni iyo avuye mu muntu ngarazerera, ngashakisha ubuturo. Naratangaye cyane. Abarokore bajya basenga bakagira ngo abadayimoni barapfa. Abadayimoni ntabwo bapfa, barazerera. Ngo dayimoni yavuye mu muntu arazerera, ngakagenda ashakisha ahandi hantu yajya. Turasomye baratubwira ngo kandi ngo hari igihe agaruka ngaze kureba ya nzu yavuyemo, ngo yasanga ikubuwe ngirimo ubusa, akavuga ngo noneho mbonye ikibuga cyiza cyo gukiniramo, ariko ndumva ntihagije njyenyine, henga njye kuzana abandi 7 ngo kandi bandusha ubugome. Iyi nzu ishushanya iki? Inzu ishushanya umutima w'umuntu. Inzu ikubuwe ivuga ubuzima butarimo ikintu na kimwe, imirimo ya Kristo, umurimo wa Kristo. Nuvuga ngo ni inzu iri empty. Abantu twese tuba mu mazu. Reba biriya byumba byose ubamo, utuyemo, iba ari etage, iba ari ubundi bwoko bw'inzu, ari nta kintu na kimwe kirimo. Ngo ni inzu ikubuwe. Hanyuma amazi ashushanya umwuka wera. Iyi nzu rero ikubuwe itagize ikindi kintu kibamo, niyo nzu abadayimoni bakiniramo, niwo mutima, ni tere nziza yo kwidagaduriramo kw'abadayimoni kubera ko nta kintu kirimo. Paulo agaragaza mu Bagalatiya, yagaragaje ibintu bikwiriye kuba mu muntu, avuga imbuto z'umwuka. Uko inzu isanzwe ibamo ibikoresho bisanzwe twifashisha muri ubuzima busanzwe, niko no mu nzu y'imitima yacu umwuka wera yituramo. Ntitube turi abantu bari empty, badafite ikintu bafite, ahubwo hari ibintu bikwiriye kutubamo, arizo mbuto z'umwuka wera. Twese haleluya. Yaravuze ngo imbuto z'umwuka ziragaragara. Ibyo ni ibikoresho biba mu mutima w'umuntu. Ni amahoro, ni ibyishimo, ni ukugira neza, ni ukugwa neza, ni ukwirinda. Arabanga ibisa bityo ngo nta mategeko abihana. Iyo nzu iba yuzuye kandi ifite agaciro kayo, kagirira nyirayo umumaro. Paulo yandikira Timoteyo, yamubwiye ijambo rikomeye. Yaramubwiye ngo mu nzu y'inyumba ngo ntihabamo ibintu by'agaciro gusa, ngo habamo n'ibintu bikoreshwa iby'isoni nkeya. Naratangaye kandi nabyo biba biri mu nzu. Amatorosho niho yibera. Bya bintu byose muzi dukoresha mu rugo ariko ngo bikoreshwa umumaro muke, bitagera muri saro. Hari abantu rero baba mu nzu y'Imana ariko bakoreshwa iby'umumaro muke. Imana ikabitabirata, Imana ikabitana bakumbura. Nyine ari abantu bayo gusa, yirereye gutyo gusa, ibaha kawunga n'umuceri, ariko Imana itabategura muri saro. Akaba ari abantu baraho gusa, inzu zabo ziri mu busa. Ariko Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo umuntu niyiyeza. Haleluya. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidakwiriye, ngazaba baye igikoresho kigirira nyiracyo umumaro. Imana yagutegura ikagushyira muri saro, ikagushyira ahantu yirata, ikavuga ngo mbega umugore,
mbega umugabo, mbega umukobwa, mbega umusore. Imana ntigira isoni zo kwitwa Imana yabo, irabategura. Iyo nzu rero irimo ubusa, kubera ko umuntu ntago Imana yaremye umuntu ngo abe mu busa. Ntago Imana yaremye umuntu ngo abe ari umuntu uri emptiness, nyine uri aho gusa udafite ikintu kimurimo. Niyo mpamvu iyi Imana ivuye muri wowe, byanze bikunze hari ubundi bwami bwima muri wowe. Hari abantu bane b'ibyiciro bine Umwuka Wera yamishuriye baba mu rusengero. Baba mu rusengero, imyuka ine ikomeye y'abatubanjirije baba mu rusengero. Umwuka wa mbere ni umwuka, murabyibuka ko Aburahamu ava muri Uriya Bakarudaya, yahagurukanye n'abantu batanu. Yahagurukanye n'umugore we Sara, ahagurukana na Loti, ahagurukana na se Tera, nabo na muka Loti. Umva, Loti ntabwo yasize umugore we, ni batanu. Abo bantu rero uko ari batanu, Umwuka Wera yabamishuriyeho uburyo babayeho, inzu zabo ziri mu busa. Umwuka wa Tera ni umwuka w'abantu bahagurutse muri Egiputa, cyangwa bahagurutse bafite ibimenyetso bisa n'ibyo abantu bavuye muri Egiputa, bisa n'ibyo abantu bavuye mu byaha, ariko bahagurukana ibigirwamana byabo. Bava muri Uriya Bakarudaya, ariko Uriya Bakarudaya ntiyabavamo. Basiga bavuze ngo turagiye, dukurikiye Aburahamu wavuganye n'Imana, ariko ntibasiga imitima iramye ibishushanyo, cyangwa se imitima isenga ibindi bigirwamana. Bene abo ntabwo bajya batinda mu nzira, bagwa mu nzira. Abo turi kumwe, amen. Bene abo ntabwo bajya batinda, bagwa mu nzira. Murabyibuka ko Tera yaguye mu nzira, ntabwo yageze aho Aburahamu yajyaga, yaguye mu nzira. Petero ahaguruka mu muhamagaro wo kwitaba Yesu, yahagurukanye ibintu bibiri bikomeye. Yahagurukanye inkota, ahagurukana n'inarijye. Inarijye cyangwa se ibyo yari yiyiziho uko ari umunyembaraga, ibigaragara imbere n'ibitagaragara. Yari afite inkota iboneshwa amaso y'umubiri, ariko hakaba hari n'ibindi bintu byari bimurimo byo kwitwa umuzerote, yumva yarwana kandi akanica. Ariko Yesu aramubwira ngo Petero, si uko umuhamagaro wanjye umeze. Uwicisha inkota azicishwa indi, subiza inkota mu rwubati, kuko uru rugamba si urw'umubiri ahubwo ni urw'umwuka. Abanyumvise twese, amen. Bene abo bantu bahagurukanye Umwuka wa Tera, bagira ibindi bintu bishingikirizaho. Ntiyatinya kuririmba ajya kuraguza, ntiyatinya gucuruza afite izindi mbaraga zimushyigikira, ntiyatinya kwiga afite ibindi bintu bimufasha. Ni ibintu nyine bifasha umuntu witwa ko ari umuntu w'Imana, aba no muri iyi nzu yubatswe n'intoki z'amaboko y'abantu, ashobora no kuba akora imirimo y'Imana, yitirirwe y'Imana, ariko agifite uwo Mwuka wa Tera. Bene aba bantu ntibagerayo, bagwa mu nzira. Umwuka wa kabiri ni umwuka wa Loti. Loti ni abantu bahagurukiye mu muhamagaro w'abandi. Baravuga ngo Imana ya runaka ntizambera Imana. Baranasesera, barihangana, bagera no mu mirimo, bagera n'ahantu heza, bafite amazina akomeye, bashobora no kwamamara, ariko barahagurukiye mu muhamagaro w'abandi. Uzi ikimenyetso cy'aba bantu? Imana ivugana n'abo yahamagaye we ikabatumaho. Ivugana na Aburahamu, Loti akagendera muri uwo munyenga w'uko Imana yavuganye na Aburahamu. Ikimenyetso kizabakwereka ni abantu bahitamo iby'isi gusa, banezezwa n'iby'isi gusa. Ibintu byabo ni ukubaka amazina, ni ukumenyekana no kugira icyubahiro. Mbese bahitamo imidugudu inetse, bahitamo ibibaya binetse birimo urwuri. Ni abantu bakunda ubuzima bworoshye gusa, iyo bavuzwe bumva babivamo. Iyo hagize intambara zibazaho bumva basubira inyuma, batunzwe n'amasezerano y'abo Imana ivugana nabo buri munsi. Umwuka wa Loti ni abantu bakunda ibyo Imana ivuga ariko batazi aho ivugira. Banezezwa nuko Imana yahamagaye Aburahamu, bakanagendana nawe bishimye, ariko nta na rimwe barasaba Imana ngo ibihishurire. Jye ninginga Imana ngo ikwereke umwakire nawe niko musabira. Jye ninginga Imana aba babayeho nka Aroni, ni abafasha ba Mose.
Mose ajya kuvugana n'Imana, Aroni agasigara mu ihema, akazamuha raporo y'iby'Imana yavuze, kandi kwigererayo biroroshye. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo nzaguha ugufasha kuvuga kuko utazi kuvuga. Ni abantu bahindutse amaboko y'abakomeye, kandi nabo gukomezwa byakunda bakomera. Ni abantu rero bibereyeho gutyo gusa, batunzwe n'amasezerano y'abavuganye n'Imana, ariko icyampa uyu munsi ugahishurirwa Yesu. Bubakiye ingo ku bagabo babo basenga, bo gusenga bumva ntacyo bibabwiye, ngo sheri wanjye arasenga, wasenze nawe. Ngo mama wanjye arasenga, senga nawe. Ngo papa yarasenze, senga nawe. Ntabwo ibyo Imana yavuze kuri so ari byikuvugaho. Abanyumvise amen. Umwuka wa gatatu w'abantu baba mu nzu y'Imana ni umwuka wa Mukaroti. Umwuka wa Mukaroti uratangaje cyane. Ni abantu bahagurutse bameze nk'abavuye mu byaha, ariko imitima yabo iguma mu isi. Abantu bahagurutse babwira Imana bati turaje natwe turagukunda, kuko twasezeranye ivangamutungo n'abacu, ntabwo twasigara inyuma. Umwuka wa Mukaroti ni abantu baba mu nzu y'Imana, ariko imitima yabo iba mu isi. Uzababwirwa n'ibyo bambara, uzababwirwa n'ibyo banywa, uzababwirwa n'ibyo barya. Hari ibimenyetso byinshi bibaranga. Imitima yabo ikunda isi cyane, ku buryo n'Imana ibabwiye ngo nibahungire ku musozi, babwira Imana ngo ntabwo twasiga inka zacu n'ihene, ntabwo twasiga amashuri yacu na diplome, ntitwasiga icyubahiro, oya. Barahindukira bakareba inyuma, kuko bavuye mu isi, isi ntiyabavamo. Ni abantu bahora bareba ibyo mu isi. Ariko Pawulo yandikira Abafilipi yababwiye ngo ariko twebweho, Imana ishimwe, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza akazava. Imana ihabwe icyubahiro. Ni abantu batareba isi gusa, isi bayibamo nk'ahantu Imana ibatuje kugira ngo basohoze umugambi w'Imana, ariko isi ntibaherana ngo ibahindure ibikoresho byayo. Abo baramaramaje rwose kujya mu ijuru. Dukomere Imana amashyi menshi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ni abantu bavuye mu isi, ariko isi ntiyabavamo. Nahoze nsoma agatabo k'umugenzi, hanyuma nsoma aho Mwizerwa na Mukristo bari bageze mu isoko mburamumaro. Hari ibintu bitangaje yantangaje Mukristo na Mwizerwa bahuye nabyo mu isoko mburamumaro. Iri soko mburamumaro ngo ryashyizweho kera ngo na Berizebuli, ngo kandi ngo barishyira hagati aho inzira ijya mu ijuru inyura. Satani azi ubwenge, azi ikintu yagutega ukahagwa, kandi wari waratangiye neza. Kandi iyi nzira ngo abagenzi bose bajya mu rurembo ngo ni itegeko, ni n'ihame ko bahanyura, ariko hari ibintu bitatu bituma abagenzi batahagwa. Shaka rodiyo uzahimbe nako ngako. Ngo hari ibintu bitatu bituma abagenzi batahagwa. Icya mbere, Mukristo na Mwizerwa ngo bari bambaye imyenda idasa n'abo muri iryo soko, imyenda ishushanya gukiranuka, imirimo y'abera. Ngo bari bambaye imyambaro ngo idahuye n'abo muri iryo soko mburamumaro, ngo bituma abo muri iryo soko basakuza, baravanga abantu barasa bate, abantu bateye bate, ko tubona batambaye nkatwe, ko tubona batameze nkatwe. Bari bambaye imirimo yo gukiranuka ituma isi itabitiranya. Munyikirize amen. Icya kabiri ngo imvugo yabo ngo bavugaga ukuntu kutameze nk'uko abo muri iryo soko. Imvugo yabo ngo yatumaga abo muri iryo soko banga, ariko aba bantu ko batavuga nk'uko tuvuga, ko badatukana nk'uko dutukana, ko batitwara nk'uko twitwara, ubundi bimeze bite? Icya gatatu ngo cyatumye banesha imbaraga z'iryo soko, ngo batumbiraga ingororano, ngo batumbiraga gakondo, ngo ku buryo babwiraga ngo nimuze mugure, twe tugurisha ku buntu. Ubusambanyi wacu tubugurisha ku buntu. Kubona akazi biroroshye, watanga ruswa y'umubiri wawe ukabona akazi. Iwacu biroroshye, iwacu ntibavunika, mwaje mukagura ko ibyacu bihendutse. Inzangano ni ubuntu, ibintu byo muri iri soko byose bihahwa ku buntu, nimuze mugure. Ngo barababaza ngo ariko se mwebweho ko tubona mudasa natwe murahaha iki? Barabwira ngo turahaha ukuri, turahaha ukuri, turagura ukuri. Basanga ukuri ntikuba muri iryo soko, ngo bakomeza kubabwaza ngo mwaje mugahaha. Ngo Mukristo na Mwizerwa ngo bumvishe ukuntu aba muri iryo soko babatesheje umutwe, ngo bahita bashyira intoki mu matwi. Ntabwo ngo ntabwo dushaka kumva ibyo, baragenda baririmba ngo bugingo, 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 bugingo budashira, ubugingo budashira, ubugingo budashira. Izo mbaraga zatumye bava mu isi, mu isoko mburamumaro banesheje.
igihe kigiye kugera dushyira intoki mu matwi, kuko isi irasakuza, iragurisha ibinyoma, iragurisha ubusambanyi. YouTube na Facebook na WhatsApp n'ibindi na Twitter barimo baragurisha. Isi ifite isoko imburamumaro, abajene bacu barahaguye. Ariko nimwumva itangazo Yesu yamaye, yambwiye ngo nimushyire intoki mu matwi kugira ngo turebe ko twatambukira isoko. Haleluya! Nimushyire intoki mu matwi. Isi irababwira abakobwa bacu ngo nimugende babatere inshinge mugire nyashi. Nuko isi itegura, niko isi imeze, nuko isi imeze. Isi irababwira ngo nimugende mwisige hanyuma mugire ubwiza. Ariko twebwe abanyura muri iryo soko dushyize intoki mu matwi kugira ngo isoko mburamumaro ritadutesha umwanya, rigatuma dutakaza ibyiringiro n'imbaraga twahagurukanye tuva mu mudugudu urimbukiye. Isoko mburamumaro rikwereka ko umugore wawe ashaje kandi hari ababebi. Hagati buriya hariya hari amabebi. Ugasanga isoko mburamumaro nyine rirakwereka ibishayininga, rikaguhamagara ngwino ugure, ngwino ugure, ngwino ugure. Social media ziri gucuruza. Abagore barata abagabo, abagabo barata abagore. Isi iracuruza. Umuntu araba ari muri Amerika agacuruza ubusambanyi, ukarara ijoro. Ariko abizeye, abahagurukanye na Yesu, dufite gahunda yo gushyira intoki mu matwi, turirimba ngo ubugingo budashira, ubugingo budashira, ubugingo budashira. Umwuka wa Mukaroti rero ni abantu bahagurutse bava mu isi, ariko isi ntiyabavamo. Hanyuma umwuka wa gatanu, wa kane, ni umwuka w'abantu bameze nka Sara, ntibamwizera buhoro. Ni abantu uyu munsi baba bafite imbaraga, babyina ukabona arimo arabyina, ukabona ibintu byaje, wabaza impamvu z'ibyiringiro by'akakubwira ati nge nzajya mu ijuru, ariko amakuba n'ibyago byaza maze vena atarabyara, agahita abwira Imana ngo sinarenze ko ibi bintu wabinkora. Akayibwira ati genda uyimbarize we niba ariyo yavuganye nanjye cyangwa atariyo. Ntibamwizera buhoro. Ni abantu bizera Imana igihe ibiryo bihari, ibiryo byabora bakayisezera, bakabwira ati tugiye mu isi gushakisha. Mbese ni abantu baraho gusa bategerereza Imana mu bifatika bifite ibimenyetso. Ariko twebwe abizera Kristo twizeye dufite ibimenyetso, tunizeye nta n'ibimenyetso bihari. Ni abakobwa barambiwe, bananiwe gutegereza. Ni abasore bumva batabibasha kubibamo. Umwuka wa Sara ni abantu batagirira Imana icyizere. Uyu munsi baba bizeye, ejo bakaba babivuyemo. Uyu munsi baba bafite ibyiringiro, ejo ibyiringiro bikaba byabashiranye. Ariko uyu munsi Imana iguhereza imbaraga. Naho ndiho naho napfa, siko nkundwa n'Uwiteka. Naho ndiho naho napfa, n'Uwiteka ibintu byose. Ni abantu nyine baba bizera Yesu iyo bavugwa neza, bakibita abashu na basheri na bashwiti. Ibihe by'umunezero nibyo bibagwa neza gusa, ibihe by'umubabaro bumva Imana ibanga. Amakuba iyo yinjiye iwabo bagira ngo Imana yarabataye. Niko byagendekeye mu Kristo, sinkurenganya. Bari mu kazu ka gihanda, mujye musoma agatabo k'umugenzi kuzuye ubuzima. Yari ari kumwe na Byiringiro ngo baryamye ku munsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu ngo wari umunsi wo kwiyahura. Gihanda ngo yabazaniye umugozi n'imiti, arabwira ngo muhitemo urupfu mukwiriye gupfa. Ngo ariko yari yabanje kubereka ibihanga by'abagenzi yiciye mu nzira. Arabwira ngo nguriya Chantal naramwishe ndabishobora kandi yararirimbaga. Nguriya Jacqueline nawe yari umudiyakoni mu Gatenga. Nguriya Jacques nawe yari umuntu ukomeye uzwi. Singa ibiri ibihanga byabonishe, mwe murankizwa n'iki? Ni nuri bankure mu maboko. Ariko Byiringiro ngakomeza kuganira na Mukristo. Hari ahantu nakunze cyane, aho Mukristo ngo yari yarafashe umwanzuro, abwira Byiringiro amwe ngo aho kugira ngo nkomeze mbabazwe umubabaro ungana gutya na Gihanda, henga niyahure ariko ntumvishe ububabare bw'uyu mugabo. Nani Byiringiro aramya ngo Mukristo reka nkwibutse ibintu bitatu byakubayeho. Amaboko y'Imana yakuramiye wa munsi na n'uyu munsi aracyariho. Abanyumvise haleluya. Haramubwira ngo yewe Mukristo, ibuka cya gihe ugeze mu isayo gahinda gasaze,
ubwo abandi bose barohamaga babuze amabuye basimbukiraho, ndetse na Nyamurya nino mwari muri kumwe yagize ubwo basubirayo. Ariko kuko Imana nyir'ururembo ari Imana igira neza, ngo iguhishurire amabuye utambukiraho. Iyo yaguhishuriye amabuye ntugwe mu isayo gahinda gasaze, ni inyembaraga yagukiza. Icya kabiri harimwe ngo kandi mu Kristo ibuka cyagiye uhura na Apoloni, warwanya intambara ikomeye, ugukubiri n'inkota yawe, aburaho gato ngakwice, bagusingiriza inkota. Inkota ari ryo jambo ry'Imana, barayigusingiriza, hanyuma usogota Apoloni araguhunga rwose. Imbaraga zagufashije kwica Apoloni ziracyari. Abanyumvise twese amen. Amubwira icya gatatu harimwe ngo mu Kristo ibuka cyagiye igihe wageraga ku ntare ziziritse ariko udafite amakuru ko ziziritse, ntiwahuye n'abagenzi basubira inyuma banakubwira ko zirimo ziratontoma cyane. Harimwe ati yego, none se ubwo ufite ubwoba bw'iki? Ntibuka ko wakomeje imbere ugasanga ni intare ziziritse kandi nta menyo zigira. Harimwe ngo iyakurokoye urupfu rukomeye, iyakurokoye urupfu rukomeye. Ngaho ibuka nawe cyagiye muhurira mu bitaro, ibuka cyagiye muhura muri jenoside, ibuka cyagiye Imana ikurera uri imfubyi none ubu warabyaye urahetse, ibuka cyagiye Imana ikugirira neza, ibuka Imana ikwishyurira amashuri nta shinge nta rugero, ibuka imirimo y'Imana uko biri uyu munsi hararuta ejo hashize, uko biri uyu munsi hararuta ejo hashize. Ngo mu Kristo ngagira ibyiringiro, kubukeye ngo nibwo gihanda yari kubica neza akabahorahoza. Ariko muri iryo joro rya gatatu ngo barimo barasenga baririmba, ngo mu Kristo aranezerwa arafashwa, ngo yikomye gutya ngo yumva urufunguzo rurasakuje mu mufuka. Abwira Byiringiro ngo ati Byiringiro we, mfite urufunguzo nasomye agatabo karambwira ngo urwo rufunguzo rwitwa ibyasezeranijwe, rwitwa ibyasezeranijwe. Ngo mu Kristo abwira Byiringiro ngo haguruka, ngo bakingura urugi rwa mbere ngo babona rurakingutse, bakingura urwa kabiri ngo babona rurakingutse, urwa gatatu ngo nirwo rwabagoye cyane, ngo rwari ari urugi rukomeye. Kandi nibyo koko ibya nyuma bijya bikomera, ikigeragezo cya nyuma gipfura amazuru. Hari igihe kigupfura amazuru kigasiga bakuvuze, kigasiga bakwanze, kigasiga bagutereje cyamunara, kigasiga imiryango ikuretse, kigasiga abantu bakuvuyeho, ariko uzakivamo, uzakivamo. Ubwo rugi ngo rwarasakuje rero ngo rutuma Gihanda n'umugore we babyuka, ngo baza kureba ibibaye. Ngo ariko kuko bari bazanye umujinya mwinshi n'imbaraga nyinshi, ngo Imana ibateza igicuri. Imana imuteza igicuri ngo bituma atabirukaho ngo abafate. Hari imbaraga zigiye gutuma usiga ibihe. Se mwaje gusenga torero, ibihe uzabisiga bigushake bikubure. Hari inzira nshyashya mugiye gucirwa kugira ngo Imana ibagirire neza. Ni inzira itamenyerewe, ni inzira itazwi n'undi muntu wari we wese, ariko bisaba gutumbira nyir'ururembo. Abanyumvise amen. Bisaba gutumbira nyir'ururembo kugira ngo tuneshe kandi dutsinde ibitugerageza byose. Hanyuma umuntu wa kane Imana yamishuriye, we ubana n'Imana nyine, ni umuntu ufite umwuka wa Aburahamu. Ni umuntu wizera nta kimenyetso na kimwe abona, ni umuntu wizerera mu butayu ari nta mutsima abona, akavanga yintuje mu butayu izanshakira umutsima n'amazi. Itumye ndi hano niyo kwizerwa, itumye mbayeho hano ni Imana yo kwizerwa. Ibyo bintu rero bituma Imana inezerwa. Bene aba bantu Imana ibabwira ibintu itaravuga ku wundi muntu. Haleluya. Ibabwira ibintu biri vierge bitarabwirwa undi muntu. Nzakugira ubwoko bukomeye, nzakugira ishyanga, nzogeza izina ryawe, nzaguha umugisha kandi nkugira umugisha. Nta wundi muntu urabibwirwa, ariko bene aba bantu bizera Imana nta n'ibimenyetso babona. Imana ivugana nabo ibintu itaravugisha isi. Ibintu itaravugira mu isi nibyo ivuga. Kandi utagira ngo Yesu yarashiriwe ku buryo atakubwira ibintu bitaravugwa, ahubwo nuko utamuheruka. Utagira ngo Yesu yarashiriwe yabuze ibyo akubwira. Oya, akubwira amafaranga nyine kuko ariyo wifuza, akubwira umugore kuko ariyo unyotewe, akubwira umugabo kuko irari rikumereye nabi. Ariko hari ibindi bintu bitaravugwa, hari ibindi bintu bitarumvikana, hari ibindi bintu isi itaramenya. Imana yakubwira ukagwa muri koma ukavuga ngo ni njyewe ibibwiye, cyangwa abaje gusenga haleluya. Ni ibintu Imana ibwira Aburahamu kuko imwizera. N'abantu Imana yizera igera ku kigero cyo kutagira impungenge z'uko bayita. Iyo bari mu Rwanda barakiranuka,
niba ajyanye muri Amerika bagumana nayo, iyo bagiye kurangura Dubai Imana ntigira impungenge ko bafite deziye mu biro. Ntabwo igira impungenge. Ni abantu Imana ibwira ibintu amatwi atari yumva kandi ikababwira ibintu amaso atari yareba. Abo ni inshuti z'Imana n'inkoramutima zayo. Abaje gusenga amen. Bene abo bameze nka Simiyoni. Umusaza witwa Simiyoni ngo yabaga mu nzu y'Imana i Yerusalemu, ngo ari umutambyi. Uyu musaza yabaga mu nzu y'Imana ngo ijwi ry'Imana ryaracecetse, ariko ngo yumva ibyo amatwi yatigeze yumva. Ngo Imana iramugendera, umwuka w'Imana ngamuzaho, arambwira ngo Simiyoni, Simiyoni, wowe ntuzapfa utabonye umwami Imana. Ugume hano gutyo gusa ntacyo bitwaye. Aburuta bazapfa, abakuruta bazagenda, ariko wowe uzagumaho kugira ngo ubone icyo nagambiriye. Munyikirize amen. Ku munsi wo gusengera Yesu nk'uko umuhango w'Abayuda wari uri, Simiyoni ngo umwuka wera yarambwiye ngo ihute ujye mu rusengero. Ngagenda mu rusengero, ngahageze asanga Mariya na Yosefu bazanye Yesu. Simiyoni nk'umutambyi ntago Yesu ari we ruhinja rwa mbere yari ateruye. Ibiganza bye byari bisanzwe biterura abandi ba, ariko ngabonye igihura n'Imana yavuganye nawe. Ateruye Yesu, harabangu uyu nguyu niwe gakiza, niwe uzahesha abari mu isi bose agakiza. Iyo umuntu ateruye Yesu ntabona amafaranga mesherizami. Ntago Yesu asa n'amafaranga, ntago Yesu asa n'umugore, ntago Yesu asa n'umugabo. Aruta ibyo, nta nubwo twamugereranya, ntabwo ibyo bintu bihura. Ntago Yesu asa na visa. Iyo uteruye Yesu ubona ubugingo, iyo uteruye Yesu ubona umucyo, iyo uteruye Yesu ubona kuzabaho iteka, iyo uteruye Yesu ubona kudacirwaho iteka. Ntago Yesu rero asa na bya bindi mwabwiwe. Ntago bahuye, ntibasa, ntago bameze kimwe, ntibanaryoshye kimwe. Uyu munsi uba uri kuri makaroni na mayoneze, ejo muganga akabwira ati bigabanya urapfuye, depression yaje, ngizo diabetes zirinjiye, isukari ukayivaho. Ibaze Yesu angana n'isukari. Birarangira uko iminsi ishira amenya akagenda avamo, inyama zikakunanira. Ntago Yesu asa n'inyama. Birarangira Yesu ntasa n'amafaranga, uyu munsi aba yafite, ejo baba bari gusaba abo bimye. Ntago Yesu asa nabyo. Ntago Yesu asa nabyo. Nshuti zanjye nimukabyitiranye. Ntago Yesu asa na sheri. Ntago Yesu asa na sheri rwose. Nushaka uyu munsi uhindura amasengesho, ntago Yesu asa na make up n'ibyo bintu mwishyiraho. Ntago Yesu wahuye. Arihariye. Simiyoni aravuga ngo noneho mbonye ibiruti by'amaso yanjye yarigeze kubona. Uzi ko yahise abwira Imana ngo ubwo mbonye Yesu biramaze, sezerera umugaragu wawe atahe. Iyo tubonye Yesu nta bindi tureba, tubona ururembo. Munyikirize amen. Niyo mpamvu umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo kwizera kuzabeshaho umukiranutsi, ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Aravuze ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma, ahubwo dufite gukomeza kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Abaje gutaramira Imana twese haleluya. Imana igutuje inaha nk'umudiyasipora, nk'umuntu ukwiye guhagarara igihugu cy'ijuru neza. Uyibera umugore mwiza wubatse urugo, umere nka Yesu. Ari Yesu ari umugore yabatanga keya gute? Umubere nk'uriya mugabo umeze nka Yesu. Urakoze sheri wanjye, ndabizi ko nkunda. Imana igumugisha, nawe Yesu azaguha ibiguhanagura. Azaguhanagure rwose. Abo turi kumwe amen. Kristo umuhagararire muri office hahandi ari Yesu uri gutanga office ari gutanga keya cyangwa ari kwakira abakiriya, ari kuri computer yaba ameze gute. Mbese tumubera abambasaderi beza, duhinduka abadiaspora b'ijuru. Igihe nikigera tuzataha. Abanyumvise twese haleluya. Rero ndashaka ko dusenga tukabwira Imana ngo Mana, ibyawe bye kudufataho gusa, ngo tubiririmbe, ngo tubibwirize, ngo tubidiyakonereho, ngo ndaza kuvuga indi myuka ine Yesu yarwanye nayo mu iteraniro rya kabiri, ariko birangira nesheje kuko atari umuntu w'umubiri, yari umuntu w'umwuka, yari Imana, yari yuzuye umwuka wera. Ndaza kubabwira imyuka ine Yesu yahanganye nayo, ariko birangira nesheje abo mu iteraniro rya kabiri. Rero abo mu iteraniro rya mbere Yesu yari yamwe kubabwira iyi myuka itanu iri mu bantu bitwa karabarokore baba mu rusengero, kandi bene aba bantu ntiwabahishurirwa udafite amaso y'umwuka. Umubonye abyina wavuga uti uyu mukobwa azi kubyina, umubonye abwiriza wavuga uti dore umukobwa mwiza, umubonye diakona yambaye badge wavuga uti nguyu, ariko si ibyo. Bisaba amaso y'umwuka. Duhomeka amaso yacu.
murimo muranyura mu isoko mburamumaro kandi riracuruza ibintu byinshi. Riracuruza ubusambanyi ku bajene, yewe n'abagabo n'abagore nabonye mutorohewe. Riracuruza inzangano n'amatiku, kandi ntibakubuza kuririmba usambana mu isoko mburamumaro. Barakubwira ati komeza ubikora, ariko natwe tubera umu agent. Ntago bakubuza kuririmba wangana n'amakompetisiyo n'ibindi. Ntago mu isoko mburamumaro rwose bakubuza kwitwa umukristo no kwitwa uwa Kristo ariko udakora imirimo y'abakristo. Ariko uyu munsi Yesu yambwiye ngo nimwige systeme nshya yo gushyira intoki mu matwi, mugende muririmba ngo bugingo budashira, bugingo budashira, bugingo budashira. Imana ibaha umugisha. Kandi muri riteraniro birashoboka ko harimo abantu bashaka kwakira Yesu, bakunda ibya Yesu rwose, ni n'abafana be beza, ariko batari bahindurwa n'ubutumwa bwiza, batarizera Yesu Kristo umwami n'umukiza ngo imirimo yabo igaragarire bose ko bakijijwe. Bakunda Yesu rwose, bakunda n'ibimuvugwaho, ariko ibimuvugwaho ntibirabahindura. Ninde ushaka kwakira Yesu muri riteraniro? Abwire Yesu ngo narimbayeho mu buzima bw'ibinyoma, narimbayeho mu buzima budakiranuka, icyakora bambonaga bibwiraga ko ndi umukiranutsi, ariko imirimo yanjye ibihakana. Umurimo w'ubuntu bw'Imana wari utarinjira muri nje. Filime z'urukozasoni sintinya kuzireba, kandi nkanakora ibyazo, cyangwa se n'ubundi buryo bwose umwanzi ajya kurasa. Ubwire Yesu ngo uyu munsi ndashaka gucika Satani, inzu yanjye yuzure mu mwuka wera. Nuzura umwuka wera, mpabwa imbaraga zinesha, abadayimoni be gukinira muri nje, banteza ibyaha n'intege nkeya. Uzamura ikiganza cyawe, Yesu aragukunda urukundo rwinshi. Umubwire ngo ndashaka guhinduka umwana w'Imana. Abadayimoni be kuntwaza igitugu, Satani ye kuntwara uko ashaka, ndashaka guhinduka umwana w'Imana. Abaza mu biganza Imana ibaha umugisha. Guhinduka umwana w'Imana n'ubuntu. Yesu yarabyishyuye ku musaraba i Golgotha, kandi uyu munsi birashoboka ko waba umwana w'Imana. Ninde ubishaka? Turahendahenda mu izina rya Yesu kugira ngo nawe uyu munsi utahana amateka mashya, utaha ubaye icyaremwe gishya. Abaza mu biganza bari he? Nababonye barabimanuye se? Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Nimuze mucike isi, mujye mu rurembo Siyoni, ahabera bazaruhukira. Abaza mu biganza mugerageze muhaguruke. Bajene nimucike isi, bakobwa basore, bagabo namwe bagore, mwahagurutse mufite intego nziza yo kujya mu ijuru, nimuze dusange Yesu. Kandi n'abakomerekeye muri iyi nzira, yaba umwe yaba babiri, mwari mufite ibyiringiro mwatangiye neza, ariko aho mugeze ibyiringiro birabashiranye kubera isi n'ibirushya byayo bigenda bibakanda uko bwije n'uko bukeye. Namwe nimuze tubafashe gusenga. Abantu mwahagurukanye ibyiringiro mwumva mukunze Yesu, ariko ibigeragezo bibagezeho biragenda bibakamura, bibamaramo imbaraga, uko bwije n'uko bukeye musanga mwaguye, mwagize intege nke. Namwe nimuze tubafashe gusenga, urukundo rw'Imana ruri ku buzima bwanyu. Imana ibaha umugisha abasore beza. Ngaho nimupfukamere ko si igihano, ahubwo ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Ninginga abashumba baze bamfashe dusengere abavandimwe, tubatuza amagambo y'agakiza, nabo bahinduke nkatwe, bajyane natwe mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Ese ntawe usigaye wumva akeneye guhabwa imbaraga na Kristo? Abwira Imana ngo iyi nzira ntago nayishobora, ntago uru rugendo narubasha Yesu tutari kumwe. Abwire umutima we, abwira umutima wanjye ndashaka kwegerezwa intebe y'ubuntu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ntawe duheje, nta nubwo twihuse. Niba hari n'undi nawe naze, ntago iyi nzira wayishobora Yesu mutari kumwe. Uru rugendo ntiwarubasha umwami atagushyigikiye. Bisaba imbaraga z'umutima, bigasaba n'imbaraga z'umubiri. Abagezeyo baragwiriye, ndimo ndababona baza. Mubakire mu cyubahiro cy'Imana, dukomere Imana amashyi menshi. Mufashe umwanzuro mwiza mutazicuza. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dusengere aba ngaba, ahari nibo Yesu yateguye. Imana ibaha umugisha. Mana yacu